gahunda no kuzapfana PhD ebyiri byanga bikunda niyo umuntu afite imyaka 70 PhD simwe yifite ese umugore umwe yakunaniye gute kukiyo imyemerere ye cyangwa se imiterere ye yatumye mutandukana cyangwa se bashaka ko ese batandukanye niki cyatumye batandukana mu bintu by'ubupfapfa n'ubupfayo ngo bibaho nukuba nimba wizerera mu kudatandukana ushaka kuba intereka hejuru uri umunyagitugu urinjiji ntago wubahiriza human rights you are not a man of freedom kubera ko ntago ushobora kuza umfatire free ngo ushake kumbaho nk'ukubaho hari abari mu ngo batishimye kubera ko doctrine yabo philosophy zabo beliefs zabo zibabwira ngo urihambira mpaka ukubitira isoka ngo niko zubakwa n'ibindi bitandukanye umuntu umwe yaravuze ngo turi monde croix soki la lange nimba ari byo yisemo kwizera ukaba witeguye no kubipfira no kubipfiramo niki cyatumye uhitamo gukora divorce ntago bibareba abana babayeho bateye uyu munsi mu nshingano zo zirakomeza nta muntu divorcing ku nshingano afite ku bana zirakomeza ukazikora waba utazikoze kamera nkuko n'ubundi rwa wari kuburubamo ukaba utazikoze mu Rwanda se ndabona umuntu ufite doctora umpinga sindamubona ugupinga wowe ufite doctora sindamubona sindapfa ko n'umuntu kuri yo paper umpinga benshi abanyemera cyangwa ntinya kimwe muri bibiri akana ko kugutinya sonazemo ko ibintu numvanya abantu ngiye ibintu numva nago nabihisha unigeze kuba ari kumwe n'umuntu kuri rero pepa batandukanye arampamagara mbaza ngo numvisha gutinya cyane se ko umuntu tutarahura ko ntaramuvugaho ko ntaranamuvuga nabi ko nge nubaha abantu bose ari kuri rero pepa ubwo babwe ni uzi impamvu yabwo yaraje kumenya yuko imbwa ivuze kuri umugabo babisobanuye ko imbwa iyo umuntu w'imbwa abona uri umugabo hari probability nyinshi ko nawe uri imbwa ngo ariko umuntu umugabo abona uri umugabo nk'urugero ashatse 2010 washatse 2010 kana 2025 ejo umwaka ushize okay ubwo rero aho niho tugiye kwinjira kandi nzongera gushaka muri 2026 uzongera inshallah uti bismillah inshallah Allah akbar nzongera gushaka muri 2026 niko projection zanjye zikoze no nyuma yo gukora divorce urateganya gushaka cyane nkoreye imbere yego nazo ufite umusheri ijambo rabango ntibikwiye ko umuntu aba wenyine as simple as that imana izamu nyine ufite umusheri gisinzi impamvu nikiramo ko umuntu wize Harvard ampaye note zose yigiyemo akampa amezi 6 tugahurira kuri RBA namukoze isoni nigira n'impano yo kudatinya urupfu kuko ntibikunda kubaho ko umuntu aba umuhanga ibintu bidakunda kubaho ko umuntu aba umuhanga akaba n'umunyabwenge cyarimwe gatatu ariko akaba atanatinya urupfu akabaze no kuvuga ibyo bintu nibyo benda bikunda kuvuga kakano ko kuba abantu bantinya bamwe kandi ibyo byose urabifite na his excellence ntago ndumva antekereza cyangwa se abakorana nawe bantekereza nkaho mbagambanira wenda kereka abakorana nabo nawe naho uwe ntekereza katakuzi oya aho wamubeshyeye kabiri anzi ntiyabivuga ngwiki ntago ujye wumva avuze nk'akantu ngo meze ngo mperutse kubona ku mbuga ukumva avuze nk'akantu k'abantu batari no kwishevera batanangira batanapfunda umuntu utari na munini muri sansi imwe cyangwa indi ndabyibuka Swakima ari kumpa ikiganiro umunsi umwe arambaza ngo ariko ngo ko twigana kuri Etotumba cyase unyiga inyuma kuri Etotumba ko nabonaga utari umuntu wa danje uyu munsi ibitekerezo byawe ko mba numva bityaye byaje kugenda gute ndamugani rero tuvugishije amanyakuri narasenze Imana irambwira ngo ndabiguha mu bintu byibasiye isi muri iki gihe harimo urubyiruko rwabaswe n'ibiyobyabwenge indwara zidakira zibasiye abantu ndetse n'amakimbirane yo mu miryango hari uwaje nk'igisubizo kuri ibyo byose byavuzwe haruguru ninde akora iki akorera he yitwa muganga Nzito akorera mu karere ka Nyamasheke ariko aho waba uherereye hose ku isi akugezaho imiti icyo ugomba gukora ni ukumuhamagara mukivuganira niba uri muri diaspora wigira ikibazo wowe muhamagare gusa muvugane aguha inama z'ubuzima kandi aguhe n'imiti muravugana ku buryo umuti uri bukugereho ukavurwa kandi ugakira ni muganga gakondo w'inzobere mu kuvura akoresheje ibimera afite umuti aguha wari warabaswe n'itabi ugahiturire burundu kandi urabizi ko itabi bishobora kukwica atanga umuti ku bakobwa babuze imihango n'abajya mu mihango ntikame avura amarozi y'amahuherano amategano ndetse n'amatamikano atanga umuti w'uruhereko avura karande n'inyatsi nyabingi n'imitsiriko atanga umuti wongera akanyabugabo ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore atanga umuti wa diabete uw'umwijima wa hepatite A na hepatite B atanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane atanga umuti ku bafite ibiro byinshi bashaka kubigabanya ndetse n'abafite ibiro bike bashaka kongera ibiro atanga umuti n'ubujyanama ku bafite amakimbirane yo mu miryango agufasha kugarura ibyawe byibwe
akanaguha ubujyanama butuma ubana n'abandi neza mu kazi ndetse no kugira igikundiro mu nshuti zawe. Umwihariko kuri uyu muganga nuko igihugu cyose waba uherereyemo ku isi akugezaho umuti. Ushobora kwibaza uti umuganga ushobora gukura ubuzima bwawe mu kaga akakugarura umugore wawe wagutaye ntabwo ahenda? Igisubizo ni oya. Ugereranyije umuti aguha n'amafaranga make y'umuha ntaho bihuriye. Kuva aka kanya ugiye kwicuza impamvu wowe n'inshuti zawe mutamenye uyu muganga mbere. Hamagara iyo nimero, namara kukuvura urahita wicuza impamvu utamumenye mbere. Ushobora kumuhamagara kuri call isanzwe cyangwa kuri WhatsApp. Aboneka amasaha 24 kuri 24. Muganga Nzito, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe. Kuri arumbaje ngo ninde watse divorce yakwa n'umuntu mategeko bongeyemo akagingo kayi kavuga ngo iyo umwe muri babiri abona bitagishobotse kubana, ubwo hagati yacu babiri wabonye bitagishobotse kubana, ariko bikabiri mu mbago z'ikitwa umuhezo, cyane ko naburaniye mu muhezo. Ego ibintu byose by'umuryango aba ari umuhezo. Wowe waburaniye mu muhezo? None umuntu gute umuntu nyine yinjira akamenya, niyo mpamvu tutamenyeje ibyawe kubana ku karubanda ariko tugatandukana mu muhezo. Niyo mpamvu utadukinisha. Ego mu ishuri nize mbo wa mbere nta na note ngira. Umve ngo nta note ngira. Umuntu wumva yuko umuntu atayobora abantu kubera ko yadivosinze kandi bo batadivosinze, natubwira ukuntu padiri, papa na kardinali na musenyeri bayobora badafite abagore kandi bakayobora abantu bafite abagore kandi bakanabagira inama z'urushako kandi zikabakorera. Tereka politike n'ubuyobozi ujye gucuruza amasanduku mu gakiriro kabisa, ukorera business uvuga ati ehana nimba yapfuye tukugabanyiriza. Waruvuze uti ndi no mu rugendo rwo kongera gushaka urugo, do gushinga urugo. Ntibikwiye ko umuntu aba wenyine. Ibyo tubyitega ryari? Ese uzanadutumira 2026? So uyu mwaka ze tariki 8 z'ukwa 8, ariko ndacyabisengera. Buretse subira wa mugandi wa mutabaruka, subira ko kantu 8 z'ukwa 8, ariko ndacyabisengera. Namenye yuko ngo jari ya garden ngo ishobora kubihenze kurenza intare ya Rena, ubu ntangiye kumenya ibyo biciro. Naho ndi kubaririza iby'ibiciro, booking this and that. Kuri kiste ho hari igihe mwarimu nabaga ntazi uwariwe, haza mbabaza ngo isomo tugiye gukora ikizamini ryitwa ngo iki, kuko ntanaryize ryigishwa nande bakamumbwira habura amasaha 2 ngasoma note isa imwe n'igice, minota 30 tusigaye nkasobanura abatarabyumvise nkagira amanota ya mbere. Nk'ibihugu bya Afrika bikunda kuyoborwa n'abantu batigeze babahanga mu ishuri, kubera iki? Nibo bafata risk bagakora amakudeta, nibo bafata risk bagahirika ubutegetsi, nibo bafata risk bakajya mu ishyamba, nibo bafata ama risk bagashinga amashyaka mu buryo runaka. None ugasanga abajeni arashaka gukora muri presidence, abajeni arashaka gukora nyine mu kigo cya mbere gihe mu gihugu cyangwa se muri ONG. Kanongere mbasuza mwebwe mukunda kandi mukanakurikirana ibiganiro byacu. Reka nizere ko mumeze neza kandi Pasika nizere yuko iri kugenda neza nk'ibisanzwe. Ndi mwene Sirake niko nitwa, shene twitwa Umukunzi TV. Ngira ngo niba ukunda ibiganiro tugera tukugezaho inkuru tugenda tukugezaho, ukabona tutiyabonesha umiro kandi sabone. Ngira ngo rero nko mubona kuri kamera zacu turi kumwe na Apostle Mutabazi Maurice Kabarira. Kimwe mu bintu tujye kuganiraho, hari abantu bagenda bavuga ngo ariko Mutabazi duhora tubona ntabwo icyo uhanga cyo ntabwo bagihakana, akavuga ati ubundi Mutabazi ni muntu ki? Doko hari abantu bemera ko ndi umuhanga, bo n'abahanga cyangwa bo iby'ubuhanga bwabo ntabwo tubihagazeho. Nuvuga ngo bo bemera kuri umuhanga, hari icyo babona uzi. Nanjye ndashaka kumenya bo n'abahanga. Kwerega umuntu utari umuhanga avuze ko umuhanga ushobora no kuba utari umuhanga. Naje kumenya yuko imbwa ivuze kuri umugabo bisobanuye ko uri imbwa. Iyo umuntu w'imbwa abona uri umugabo, hari probability nyinshi ko nawe uri imbwa. Yego. Ariko iyo umuntu w'umugabo abona uri umugabo, nk'urugero sha mu Rwanda sindabona umuntu ufite doctora umpinga, sindamubona. Ugupinga wowe ufite doctora sindamubona. Sindapfa ko n'umuntu kuri yo pepa umpinga. Benshi abanyemera cyangwa ntinya, kimwe muri bibiri. Akana ko kugutinya so nazemo ko ari ibintu numvanya abantu, ngiye by'ibintu numva nago nabihisha. Munigeze kuba ari kumwe n'umuntu kuri yo pepa batandukanye, arampamagara ambaza ngo numvisha gutinya cyane, se ko umuntu tutarahura, ko ntaramuvugaho, ko ntaranamuvuga nabi, ko ngiye nubaha abantu bose ari kuri yo pepa, ubwo babwe ni uzi impamvu yabwo. Naje kumenya ko Sawuli yatinyaga Dawidi. Kibaza umwami atinya te umuntu w'insoresore, ariko nyine yari yumvisha Dawidi bamuririmba ngo Sawuli ngo yishe ngo igihumbi, ngo Dawidi yice inzovu. Ari ukuntu mu isi y'umwuka
umuntu ashobora gutinya uri hasi cyane, yego uri hasi cyane kabisa. Urugero nkawe Elon Musk agutinye bishoboka kubaho, ariko icyo gihe haba ari nk'ikintu wakoze mu bintu bya IT na technology bijyanye n'ibyo nawe akora, ukabona somehow ashobora no kuba yajya nko kuri Twitter akakwibasira, yego bishobora kubaho. Kandi wareba ahantu ageze mu buryo bw'amafaranga naho wowe uri ukabona ntabwo bihura, ariko burya hari ikintu kiba kiri muri wowe gitriggeringa kuba yagutinya cyangwa se yakwataka. Yego burya umenya aho uzagira bijyanye n'abantu bakwataka abaho, nubwo wenda njyangira n'abandi baba bafite frustration muri comment, ariko muri rusange haba harimo icyo kintu. So rero warumbaje uti abantu bavuga ko umuhanga, nanjye mbasha kumenya ko ni bande kugira ngo menye uko mbyitwaramo cyangwa se menye pronostique yabo cyangwa se icyo bashingiraho. So ariko bamara kwemera ko ndi umuhanga ngo bakagira ibindi bintu batemera bimbwire. Yego urumva ubuhanga bwo barabubona, ariko bakavuga ngo ese ni impano. Urabizi ko hari abantu bagira ubuhanga karemano, hakaba n'ubwo umuntu akura mu ishuri bakavuga bati ese yaba yarize nk'abandi cyangwa ni karemano. Navuga ngo c'est un peu de deux, ni nk'ari byombi. Mu ishuri nize mbo wa mbere nta na note ngira, wumve ngo nta note ngira. Noneho ariko nanone nakundaga kuba mu myanya gatanu, hagati ya 5 n'10 niho nakundaga, kubera ko nangaga uburyo abantu ari munsi y'imyanya 5 bashyirwaho pressure ngo bahore baba ba mbere cyangwa se barushanwe. Kandi nabwo abantu se kuba mbere bikugira umuhanga, kumuhanga no kuba mbere ni ibintu bitandukanye. Ndabyibuka niga kuri Tom Muhima, hari umuntu witwaga Damascene ndamusuhuje, yabaga wa mbere kuva mu wa 4 turinda tugira mu wa 6. Tugeze mu gihe cyembwe cya kabiri tugiye kujya muri examen, umuntu umwe aravuga ngo shango Damascene yadusuzumye ngo ntatubanye wa mbere kwera mu wa 4. Ndavuga nse mwe mishaka byari kubananira batari kuri yemera njyewe ko nakunda gora kuri bare ndimo niratize gatuza kagiraga nkiriya na chest nayishimiraga nkariya na za triceps buse zigera nkiriya. Noneho ndabona turatega, ariko urumva interrogation zararangiye kandi ntabwo nazigize amanota menshi. Noneho bikansaba gutira note mbere yuko nta muriro twagiraga mu rugo twabaga munsi ya Sainte Famille. Noneho bikansaba yuko mpagarara haraguru y'igipangu cyari munsi y'iwacu nkatungayo no amaso yanjye nshobora gusoma byageze 12:30. Donc wowe aho wita ko bwahumanye amaso yanjye nshobora gusoma nta kibazo. None nkajya ntungayo note gutya agatara kari hanze kakabasha kungezaho nkahengereza nkabisoma guhera nka 9 kugeza mu gitondo. Nkajya mu kizami nkagira amanota ya mbere. So nza kuwa kabiri wa mbere ndusha ibice 25, ariko wumve ko nge natangiye iyo haso. Interrogation zararangiye kandi murabizi ko interrogation zabarwaga kuri 30% wenda. So noneho barebye babona nabaye wa kabiri yandishuye ibice 25 ngango twavuze ku wa mbere man. Ubwo harasigaye igihembwe cya nyuma kandi ari nacyo cya nyuma mu wa 6. Urumva abantu bari kwigira exit. Nubundi bagiye kureba basanga Damascene ba kabiri. Baribaza none se wa mbere yabaye ndi baza gusanga ari Mutabazi. Still yo philosophy kandi cyayigira ntago njya shyira imbaraga mu kugaragara ko mfite ngo amadegree ya danger ngo kujya kwiga ngo Harvard. Gisinzi mpamvu nikiramo ko umuntu wize Harvard ampaye note zose yigiyemo akampa amezi 6 tugahurira kuri RBA namukoze isoni. Si impamvu mbyishyiramo cyane cyane ko ku kintu nkunda, ikintu kiri passion yanjye. Nanone kwiga ikintu akunda cyangwa se mbona ntazakoresha ngo ngirira akamaro societe kibirananira icyo cyo rwose. Nk'urugero mu ishuri ndi kwiga theology muri masters, Greek nshobora kujya kubwiriza nkoreshe biriya ikigiriki, ariko igihe uraye wapi ngo si impamvu niyumvishe mu rurimi rw'ikigiriki igihe uraye nkumva ntagishaka kugishyiramo imbaraga. So ariko no kubera ko nyine isezerano rishya ryanditse muri Greek. So rero kuri kiste ho hari igihe mwarimu nabaga ntazi uwariwe, nkaza mbabaza ngo isomo tugiye gukora ikizamini ryitwa ngo iki kuko ntanaryize ryigishwa nande bakamumbwira habura amasaha 2 ngasoma notice imwe n'igice. Minota 30 tusigaye nkasobanura batarabyumvise nkagira amanota ya mbere. So rero ndumva harimo impano y'Imana, ariko ku rundi ruhande hari tandukano hagati ya intelligence and knowledge. Intelligence and wisdom. Sagesse et intelligence. Ku kijyanye na wisdom byo na amasengesho. Nari ndi Nyabisindu ndabyibuka ndi kwigisha amasengesho y'imisi 21 kandi agomba kuba nturuka Karembure kandi twatekaga 2 mu cyumweru. Guteka iminsi 2 mu cyumweru
twateka itatu tugashima Imana tuti hari ikintu Imana yakoze, twateka inebwo tugafata mikoro tukajya mu rusengero tuti mureke tubabwire ibintu Imana yakoze, kandi itatu yose twaraburaye tukabwirirwa. Magambo makeya twatekaga ibiri, yaba itatu tukaba byaciyemo, yaba ine byo bikaba ari igitangaza, itanu yajyaga igera muri yo time twari turimo. Yego. None urumva kuba waraye utariye ukagera n'amaguru uvuye Karembu ugiye Nyabisindu, byari bikomeye. Noneho icyo gihe rero nibwo Imana yambwiye iti nguhaye ubwenge. So abantu batazi uko Imana ikora, ngiye umbwenge mpaye ubwenge, ni nko kumbwira ngo irankije najya kwa muganga bakampima bagasanga nkirwaye, ntago navuga ko yankijije. Nge nabonye Imana ikiza sida abantu babiri, nkabona ibipapuro bapimiweho bafata imiti ko barwaye, bakanyereka n'ibipapuro bipimishe kwa muganga ko bakize. Aho nibwo nemera ko Imana yakoze. Kuza umbwira ibindi byo abantu basigaye batekinika bya hatari. So rero n'ubwenge nabwo yarambwiye ndabuguhaye. Nyuma yaho ndabyibuka Swakima rero mu kiganiro umunsi umwe arambaza ngo ariko ngo ko twigana kuri Etotumba cyase unyiga inyuma kuri Etotumba ko nabonaga utari umuntu wa danje, uyu munsi ibitekerezo byawe ko mba numva bityaye byaje kugenda gute? Ndamugani rero tuvugishije amanyakuri, narasenze, Imana irambwira ngo ndabiguhaye. Kandi ni nacyo Bibiliya ivuga muri Yakobo, havuga ngo nimba ari umuntu ubuze ubwenge nabusaba Imana iha abantu bose itimana kandi itishama. Kwishama mu Kinyarwanda ni ijambo rigoye, ariko mu Gifaransa bavuga ngo il donne sa reproche, iraguha ntigucyurire, iraguha ntigucyurire. Ngo kandi asabe yizeye nta cyashidikanya azabuhabwa. Rero Imana itanga ubwenge. Ikindi nta nubwo njya nibuka kumva ko ndi umuntu udasanzwe, ibyo byo ntago njya mbigira, ko ngira ibibazo nk'iby'abandi, nshobora kubura amafaranga ya moto nk'abandi, nshobora kuyabona, nshobora kubura essence, ndi gutwara imodoka nkayiparika nkitahira nkaza kwifata mu gitondo. Urumva ko ndacyari muri struggle z'ubuzima, kandi ntacyo bintwaye, kuko ngiye filozofi yanjye nayubakiye mu kugira ubuzima buhindura ubw'abandi, mu kugira ubuzima bupfira abandi. Niyo mpamvu Pasika mba mbyumva cyane. Ubuzima bushyira ubwanjye, filozofi yo gushyira ubuzima bwanjye mu kaga kugira ngo abandi bave mu kaga. Muri make ubushaka gupfira abandi se? Byanezeza. Mwani magambo nk'urugero, unyeretse ahantu hari urupfu ariko hakaba harimo inyungu z'abantu benshi, ariko bikanajyana na papasi y'ubuzima bwanjye, wabona ndi kwavansa njyayo, kuko nemari nigira n'impano yo kudatinya urupfu. Kuko ntibikunda kubaho ko umuntu aba umuhanga, ibintu bidakunda kubaho ko umuntu aba umuhanga akaba n'umunyabwenge icyarimwe, gatatu ariko akaba atanatinya urupfu, akaba azi no kuvuga. Ibyo bintu nibyo bikunda kubaho, kakano ko kuba abantu bantinya bamwe, kandi ibyo byose urabifite. Bantinya bamwe ariko abantinya ubwo bafite ibintu bitari byiza bibitsemo. Kuko akenshi umuntu w'umuhanga usanga atinya risk, ugasanga nk'urugero nk'ibihugu bya Afrika bikunda kuyoborwa n'abantu batigeze babahanga mu ishuri. Kubera iki? Nibo bafata risk bagakora amakudeta, nibo bafata risk bagahirika ubutegetsi, nibo bafata risk bakajya mu ishyamba, nibo bafata ayo risk bagashinga amashyaka mu buryo runaka. None ugasanga abajeni arashaka gukora muri presidence, abajeni arashaka gukora nyine mu kigo cya mbere mu gihugu cyangwa se muri ONG, ahantu hatarimo risk, ahantu salire zagiza yuzuye, muri UN nk'umwexpert, ahantu bamuhemba hari umuvandimwe ngira uhembwa 15 akora muri Haiti, uretse ko nawe harimo akariske ati nkahane hariya baragushimuta bagahita baka miliyoni y'idolari. So, mu by'ukuri nyavuga ko ari impano y'Imana, ariko hakabaho n'uruhande ko Imana impano igwa impano kugira ngo ukorere abandi, ntabwo igwa impano kugira ngo wowe wunguke, ukorere mu nyungu zawe, ukorere ngo ndikorera, wikorere oya, kugira ngo ukorere abandi. Niyo mpamvu nkunda servant leadership. Niyo mpamvu umuntu wadufasha agafata ifoto yanjye n'iy'aba PM nka 3 babayeho mu Rwanda, donc abantu bose bari kuri yo foto, amashusho yashyizeho n'umuntu udavuga rumwe na Rusororo, bose bari kuri yo paper, uretse ndumwe na mpabwa n'amaguru nabo utaragiye kuri aya, nawe yagiye kuri paper ariko wenda mu buryo bw'akarere. None ifoto yangira nayibanza, none umuntu wakambaza none se gufata amakuza agafata PM yuriho Juste, ariko ifoto yawe akayibanza wenda ntanayishyira inyuma. Ndavuga se ndakusobanurira, ashyiraho na Nduhungira, ashyiraho n'abamuri, kirumva ho yaganishaga. Yaganishaga he? Ku mazuru, tujye tuvugizanye ukuri, sinzi impamvu muvuga ibintu mubikweba. Avuga ngo turabateruza ibi bibindi, kandi ngo turabagambanya. Naho ngene ngiye akantu ko guterura ibibindi, sinzi impamvu na president nakamushyiraho. Twese duterura ibibindi by'Abanyarwanda, babyita servant leadership. Twese turabateruza ibibindi by'Abanyarwanda. Icyo koze cyetse nimba ubundi buryo wabivuzemo,
nyumva ndimo nkubitira mu mavi manuka nikwije ako kugambana kurabanza unsobanurira umuntu nagambaniye kuko umuntu agambanira bari bahuje umugambi nge nigeze muzi umugambi nawe cyokoza abanyarwanda bo sindumva banshinja kubagambanira na his excellence ntago ndumva antekereza cyangwa se abakorana nawe bantekereza nkaho mbagambanira wenda kereka abakorana nabo nawe naho uwe ntekereza ko atakuzi oya aho waba umubeshyeye kabiri anzi ntiyabivuga ngo iki ntago ujye wumva avuze nk'akantu ngo meze ngo mperutse kubona ku mbuga ukumva avuze nk'akantu k'abantu batari no kuri chevier batanangira batanapfunda umuntu utari na munini muri sansi imwe cyangwa indi ikindi his excellence arebeza imbuga cyane urabizi ko yabivuze kabiri reba nimba avuga akantu kavuzwe n'umuntu utajya uvuga ku bintu biri politiko kandi nimba arebeza imbuga akenshi areba imbuga reka mubwire umuntu wese akoze ikiganiro kigeze 100 kivuga ku bintu biri politiko ntakuntu bavuga ko atamurebye wenda ashaka kutamufata mu mutwe kandi ngiye hari ikiganiro nakoze kuri M23 kirebwa n'180 hafi 200 hari ibiganiro ikiganiro nakoze ku bintu biri politiko bifitanye isano n'indonke kirebwa n'100 amasaha 28 urumva ifitazama akantu ko kuba wamuca mu maso simbigiyemo sinangombwa cyane n'umuntu munini ukora ibintu byinshi ariko abantu wenda bakorana nawe sibyo yego none so ariko nicyo nimbivugiye servant leadership no kumva ntacyo gutwaye kwitwa ngo uterura ibindi ni ukuvuga ngo nimba ibyo nkora nimba guterura ibindi kwa Justin PM Makuza niyo yongeramo Pierre Damien nawe yabayeho PM Ndungirehe Bamoriki n'abandi bose yakize kuri urwo rutonde nkabongana ariko Habyarimana yibuka ko yari afite GDP ya miliyari 2 z'amadolari uyu munsi PK afite GDP ya miliyari 13 z'amadolari wenda hari n'izindi struggle arimo rero nimba twarabaye abateruzi babyo ariko umunyarwanda iyo GDP iri mu nyungu z'umunyarwanda kameme iri mu mufuka w'umunyarwanda abantu benshi barafite amavunja 9-8 ubona uyu munsi afite utugeretse hari n'umutari muri akagati 9-8 mwana aho twari turi hari habi nyine akakwereka ko imyaka 30 ishize ubuzima bwahindutse yego ahangane rero nge ndikumva I'm proud nimba iryo terura ry'ibibindi rituma ubukungu buzamuka so ubwo rero ndi uwo mugabo ureba ushyira imbere inyungu z'abandi rero Imana igwaye ubwenge ibugwa mu nyungu z'abandi byambabaza abantu bavuze ngo ndi umuhanga ariko nkora mu nyungu zanjyewe ngenyine aho nababara nase ubukora mu nyungu z'abanyarwanda dimiye que je peux uko nge mba numva nagakoreye mu z'abanyarwanda yes binatuma abantu rimwe na rimwe bamvuga ati ntituri kubona neza kuko umunsi umwe harijya muri pro government undi munsi akabona hari ibintu ntari kwemeranya nabyo mu gihe abandi iyo afashe side ya pro government ni burobo umvishe komiseri ukuntu yavuze abantu bamanuka burobo nta kintu ajya nenga abo ngabo his excellence umunsi umwe abitiye fobagane nta kintu na kimwe ushobora kunenga umuntu agukorera amakosa ku ruhande umureba ntushobora kubinenga rimwe na rimwe hari ibyo wanenga wenda ukagira ingaruka nibitakugiraho ingaruka ukananirwa kuvuga uti ibi bintu simbyemera abantu batagira ibyo bemera batagira ibyo bahakana batagira ibyo bizera ikindi buryo ubuzima bwuzuye no kuba waramaze guhitamo icyo wapfira n'icyatuma wica abantu benshi niyo mpamvu nta simbabara nk'abafite ubuzima bwuzuye ugomba kuba waramaze guhitamo ubuzima ngo iki ngiki nakemera ngapfa ku bwacyo kabiri iki ngiki nanakwica ariko nkaguhagarika ntugikore cyane kibeho ari abantu benshi rero yiberaho ngo ubuzima umwana icyambere ni inote oh my goodness icyambere ni inote ni za 5 icyambere ni Imana mu magambo yo kwisi hano Imana ndayisobanura gutya urukundo guteranya intego icyambere no kugira urukundo n'intego gukunda abantu agape love nakureba nkumva ndagukunze waba wanankoshereje ariko nkumva ngufitiye urukundo ngukunda kandi nkumva rurota imbaraga amakosa wankoreye yego icyambere no urukundo n'intego icya kabiri no uhumeka umwuka w'abazima amagara mazima na happiness impamvu umuntu afata happiness ya miliyoni 50 akajya kureba Arsenal bakanayitera bya tari Southampton ngo yamanze yayishose happiness donc uravuga happiness buzima no kubunezerewe kuburi joyful kuburi happy cyo ni cya kabiri amafaranga yose wagira ubuzima bugowe cyangwa se utaryohe utanezerewe ni ujya kumva ngo Marie Carey yahuye
ntabwo ikibazo ari amafaranga rero yaba icyambere cyari amafaranga ntabwo Mariya Carey kwiyahura. Yego. Icya gatatu ni ubwenge na influence, ariko abantu benshi kuri icyo ntabwo tukemeranya cyane. Wisdom and influence nyigira ku mwanya wa gatatu. Niyo mpamvu niyo wajya amafaranga menshi iyo mbona utari wise ndavuga ntubayeho nabi, nta nicyo wanyemeza, nta nicyo ntiwanankanga, ubayeho nabi. Ikintu cya kane ni abantu n'imbaraga, people and power. ubwo ni dushyize mu ubwo nibyo buryo mbiranking. dushyize nko mu mpine twavuga connection. Abantu ni connection, abantu ariko ni nko kwa kundi umuntu ashobora kuvuga ngo ari ukugwa miliyari 10 ariko papa wagapfa cyangwa abantu benshi yavuga ati papa nagume wenda nibonere duke nirire mwana. Kubera iki? Ubutangiye kuba imbaraga z'abantu. Umuntu we namubwiye umuntu agwaye amafaranga y'isi yose agapublicite kavuga ngo wagwe ibyisi byose akakwanduza sida waba wungutse iki? Umunsi sida ntabwo bakitinya mani. Nabonye miliyari wanayandurira ubuntu nyine ako gapublicite kabagaho kera tukiri abana. Ariko kankwereke umuntu agwaye amafaranga yose ya Elon Musk akavuga ngo ntuzigere uhura n'umuntu mu buzima bwawe, nta guhura n'umuntu, nta so, nta nyoko, nta murumuna wawe, nta n'abapampe bawe, nta nujya no muri hoteli uzajya usanga hari guseriva amarobo, ntuzongera guhura n'umuntu. Wayize ngo wayemera cyangwa yemeye ni wakicuza. Nese ubundi udafite amafaranga bw'abo bantu bahura nabo baragushuka. Udafite amafaranga nta kintu ubufite. Wahuye na so kubera ufite angahe? Niwe wahuye nanjye aho bawe kubera ufite angahe? Ikindi abantu nyine bavuga ngo amafaranga niyo ya mbere, ndakubwiza ukuri ubu Mahatma Gandhi abantu birwa muririmba yabahaye angahe cyangwa se baza yari afite angahe? Ni ikigare. Ariko nubwumvisha imbaraga za influence and the people and the power. Nabwiye abantu bavuga ngo ufitanye ikibazo n'umusaza perezida wacu, nta mafaranga umubare wari wose wagutabara yaba ari make, nako byagorana kubona umubare wagutabara. Ariko uziranye na Donald Trump, imbaraga za power sasa, power and the people and connections. Ashobora guhamagara akavuga ati yo ihangane nubwo wenda mwagiranye ikibazo sanction imwe ndayikuraho, bagahita guhamagara mukajya no kuganira n'umusaza mukanicana mugasangira n'agakonje. Urumva imbaraga z'abantu. Nta mafaranga aho ngaho akoze. Yego. Umvisha umuntu ugeze umwami yabwiye ngo nsaba icyo ushaka mwanti nujye ugira mu nama ujye umpamagara mu izina unsuhuze nurangiza wikomereza inama. Komereza. Just ako kantu gusa katumye agabana inka nyinshi. Kubera iki? Buri gihe umwami ko yamubonaga yamamagara kanaka wahageze, okay sawa, meze neza, agatangira inama. Ndi nicyo yari yamusabye gusa. None umutababa. So rero icya gatanu n'amafaranga. Ndaza ko icya gatanu n'amafaranga. So rero uwo mutabazi n'uwo Imana niyo yabikoze kubwo gusenga, niyo mpamvu nge sinjya nitsimbatsimba ngo mpishe ko nemera Imana. Nemera Imana kandi hanemera Imana ivuga icyo akora. Sinjya mbizana mu bintu by'ubuzembe n'ubujiji kuko abantu kubera ko ngasenga Imana ivuga iyo bigeze nko gukubita hadu ubona ari kubabwa ngo yaba ahindutse atabaye umurokore mwiza cyane ko hano no kugira ngo savinga igihugu ufite inshingano mu bijidini ugomba kubanza kuzihagarika. Ntabwo ushobora kubikora byombi. Muri Uganda biremewe, muri Tanzania biremewe. Niyo mpamvu Bishop Gwajima yaramereye nabi Samia Suluhu. Muri Uganda Dr. Serwada akubita ikota abantu bakagwa hasi kwambira akajya kuba umudepite mu nteko. Mu Rwanda bisaba kugira ngo kimukire kuri. Niyo mpamvu His Excellency igeze kubwira abantu ngo ariko mwazahisemo kuba pastor cyangwa mukaba ba minister. Atabantu mufite ibyumba by'amasengesho mu byikari by'iwanyu kandi muri aba general kandi abo yavugaga bamwe nari imbazi ko ibyo bintu bihari koko. Uretse ko nyinija bakoze inama ijya kurangira batelefonye mu rugo babisenye bahateye na pasiparumu bateye ntavuga pasiparumu bikajyana n'ibishyimbo bahateye nyine bahateye. None mutabazi urumva wagiye muri detail ariko abantu bakeneye kumenya ngo mutabazi kuva muri primaire haryo ubwo icyo gihe mwigaga na gardiennera nizo umunsi primaire nayize kuri Byumba Inyange apake Byumba Inyange uyu munsi yabaye ya leta ariko yahoze y'ababyeyi ubwo nari mu mujyi rwose hafi na electrogazi ya Byumba nkomeza mu nkambi ya Kibum nkomereza i Kigali mu buhungiro twarahunze abantu bari Nyacyonga twari duteye Kacyiru nigira ari imbere ya presidence ya primaire hari nkomereza mu nkambi simbuka umwaka umwe. Usimbuka umwaka umwe? Yego navuye mu Rwanda harimo bari mu gihe mu cyatatu no gutangira umwaka. Ntumbaza impamvu byari ibihande bibiri. Byari nawe yari afite stories. Rero nyine ngeze mu gihe mu cya gatatu mu wa mbere bitangiye mu wa gatatu mu wa mbere
urumva kuwa kabiri sinigeze mukandagiramo ubu ninandika ndanganyashabwa nta cyamba ugasanga nyanditse nabi wumve kuwa kabiri ntawe ukandagiye yego so rero niga no mu nkambi kugera mu wa kane segonderi ngaruka mu Rwanda primaire ngaruka mu Rwanda 96 badusimbukanye ngo babonaga papa ari umututsi ariko baramubeshyeraga kameme bamushakaga inote baradusimbukana duca Uganda nitwe bantu twahunze twerekera Kongo tugahunguka duturutse Uganda mvuga n'ibikiga byinshi so nkomereza none njya mu wa kane kurangizamo ibihembwe irubona ibyumba of course yego ndongera none nza kurangiriza primaire ku Nyange nanone urumva uburyo nazengurutse ibiretse natangire ku Nyange gardienne nzenguruka aho hose ariko nza kurangiza n'ubundi primaire ku Nyange mu wa gatanu mu gatandatu nase ubwo primaire wayize ku bigo bingahe reka mbibare maternelle nayize ku Nyange primaire wa mbere mwiga Kacyiru uwa kabiri ndabusimbuka wa gatatu mwiga mu nkambi Kibumba wa kane mwiga mu nkambi Kibumba wa kane murangiriza irubona kuri primaire de rubona wa gatanu mwiga ku Nyange wa gatandatu mwiga ku Nyange ni bitanu ubwo abantu bashaka kuba abahanga namwe ni mwiga primaire ku bigo bitanu muzaba abahanga nta kundi bizamera ariko ibanga ry'ubuhanga ibyo abantu biga urabifata ukabitekerezaho mu buryo buri critical and analytical reka gufata ibintu ngo bimiragure nta buhanga bwo kumiragura ibintu bubaho wemera burobo oya bifata ubitekerezeho unabijore nabwo uzava mu muhanga noneho rero segonderi nahise njya kwiga kuri Etotumba ahari IPRC hari ya wa wundi ngo yafashe ngo nimba ari umuhora akabigenza kwa kundi kwanjero hari twahize tronkome batarahindura IPRC so ndangiza tronkome nza kwiga kuri Tomuhima advanced level niga muri Tomuhima muri travaux publics construction ndangije njya kwiga ibyumba kuri PB niga IPR bijyanye bitanga nimba ari IPR musinzi ko babyita nitanza kwiyandikisha ikigoroba cyangwa se part time muri KIST iburetse niba ngo advanced level yize muri Tomuhima ndayirangiza ibyumba ni bicyo warugiye kwigayo ibyumba nari ngiye kwiga sinzi ibyo ngiye kwiga ariko by'ibisosho nyine byo nari kubona ko ntago nigeze ntangira byandi biga bahuje abanyeshuri bose bari hamwe by'indimi n'ibiki nibyo nahize then noneho mpita ncomoka nza kwiga kuri KIST ubwo ari nka ryari KIST ubwo ni za 2005 gutyo na gatandatu then noneho ko narangije segonderi muri 2004 njya kwikorera muri business ariko niga nijoro noneho rero niga KIST icyo bita public construction management construction engineering and management byari biri muri branche ya civil engineering ariko iryo yari faculty bavanye South Africa bari kuyigerageza umwaka wacu turayiga ariko bahita banayikuraho inyuma yacu ntago yongeye kubaho ariko nyine barizwaga muri civil engineering ariko urumva twe nitwize civil yuzuye twize only construction pire y'umuhama kubaka byuba byonyine so ndangije 2009 ndangiza KIST bachelor ndi muri business yo kubakisha Imana itimamagara nuzura umwuka wera tayari njya kwiga lisanse ya theology ya Bible interpretation ubwo nyuma ya bachelor yo muri construction nagiye muri bachelor ya theology yego ndangije bachelor ya Bible interpretation ya muri mo college of theology yo muri Australia ariko yari ifite campus Kabeza none ubwo Kabeza icyo gihe nibuka niba Rutayisire yakiyobora ikigo cya AAA ko nicyo twigiraga mu campus yakoreraga mu kigo cya AAA sinibuka nimba Rutayisire yagihari muri za 2014 gutyo ndangije njyare ya Kagugu gukora masters of divinity nabwo ni theology none uyu munsi ndi kwiga ikigoroba muri diplomacy cyangwa se international relations kuri IERIC ubwo ni gahunda no kuzapfana PhD ebyiri byanga bikunda niyo umuntu afite imyaka 70 PhD simwe yifite ndi kuvuga no kuzazipfana gahunda no kuzigigira mpaka umuntu azigize
kwiga ntibirangira. ego nese Mutabazi uti kwiga ntibirangira, ariko njye ntago natibu ubuhanga bwanjye mu byo mu ishuri. Ibyo mu ishuri nkoresha na bikeya cyane ko byinshi niga ntemeranya nabyo. Mwarimu aba yicaye imbere njye ndi kubikritika mvuga ne biriya bintu ambwiye ngo Socrate yavuze simbyemera, azajya kwibwira abandi. Mvuga umunanya mahubwo ndimo nkora teori zanjye. Ngewe natribuwa education yanjye ku gusoma, self education. Igitabo nanditse cyitwa African Universities Betrayed Africans, the Great Treason, niho nagaragaje ngo uburyo twigamo abanyafrika nibwo bufite ikibazo, not the education systems. ubwo si cya kindi nabonye ngo niba ari university betray ibintu nk'ibyo ngibyo. Yeah. African Universities Betrayed Africans, cyangwa se the Great Betrayal, cyangwa se the Great Treason. Yeah. None haravuze uti 2009 mpamagarwa n'Imana 2010 mu kwa mbere rwose nko mu itariki icyumweru cya mbere kibanza cyo muri 2010. aho hose wahavuze ntabwo twigeze twumvamo iby'urushako kandi iki kiganiro muri uwo mwaka nabwo nashatse 2010 mu kwa gatanu. Iki kiganiro urumva kigendere mu gusubiza ibibazo abantu bagenda bibaza. Nibwo nashatse 2010. Washatse 2010 ntandukana 2025 ejo umwaka ushize. Okay, ubwo rero aho niho tugiye kwinjira kandi nzongera gushaka muri 2026. uzongera inshallah. uti bismillah inshallah. Allah akbar. Nzongera gushaka muri 2026 niko projection zanjye zikoze. No, nyuma yo gukora divorce urateganya gushaka? Cyane nkoreye imbere. Yego. Neza ufite umusheri. Ijambo rabango ntibikwiye ko umuntu aba wenyine as simple as that. Imana izamuntu. Nyine ufite umusheri. Ndasenga Imana izamuntu. None reka twinjire muri ibyo ngibyo. Imana niyo kwizerwa. Urumva amafaranga Irani Trump ari kuyirasa yananirwa kuduha abasheri mu gihe gikwiye, mu gihe cyashyizweho ntago izabidanirwa, izabikora ndabyizeye. None urumva reka twinjire aho ngaho. Abantu benshi bashidikanyaho bagushidikanya kuri uwo muhamagaro wawe, bakavuga ati uyu muntu wahamagawe, ugatekereza ko wa papa ngiye ntagushidikanya hose. Iby'imyihamagaro n'imyizerere ntago babivugaho rumwe ko ari ibyo abagatolika basengana n'abadive, basengana n'abadeperi, ubwo n'abakoresha Bibiliya tutarashyiramo abakorowani n'abakorowani bagira abashite n'abasuni. Mu magambo make ngiye umuntu ambwiye ngo ari kubishidikanyaho, ngenda mubaza niwe utekereza ko ntagushidikanyaho. Ngombwa nuko twese twemera ko agakiza kabonerwa muri Kristo kuko yapfuye akabazuka ku munsi wa gatatu. Nimba icyo tugihuriyeho, ibindi niyo tutabihuriraho nta kibazo rwose. Ariko urumva abantu barashidikanya, nanjye mbashidikanyaho. Ari urugero ibintu abapasiteri bo muri Kigali babwiriza sinjya menya ibyo ari byo. Ngiye ko nigisha ubwami, bigisha idini, nta naho twahurira. Bigisha religion and I teach the kingdom. Bavuga yuko umuntu ari gukorera igihugu ngo aba yaretse ngo yagiye muri politike ngo yaretse iby'Imana mu by'ubwami, inyigisho z'ubwami. None subu niri yari Daniel yaretse arya bagita kureka ivuga butumwa no kureka guhanura no guhereka kwerekwa no gusobanura inzozi akajya kuba umunyapolitike. Niryari Yosefu yaretse kuba Karosi akajya muri politike. Dimension mbifata dimension zitandukanye, tuba muri dimension zitandukanye, kandi umuntu utari muri dimension ndimo ntago ashobora kunyumva. Nanjye simba mwumva uretse kumwihanganira nyine nkanishakamo imbaraga zituma mfashwa igihe cyose ari kubwiriza. Nicyo nyine nandi kuvuga. Urumva byabibaza abantu bagenda bibaza, avuga ati ni gute uyu muntu avuga yuko ari apotre, nahamagawe n'Imana mvugana nayo, ariko nemera yuko gukorera igihugu ari rwo rwego rwo hejuru rwo gukorera Imana. The highest level of serving God. Urumva nicyo navugaga, abantu baravuga ngo kubera iki iyo umuntu wananiwe gutunga urugo rwe cyase wananiranwe n'umugore we, esaho niba ari umuntu we bananiranwe umugore n'abana, ubwo intama yoboye yazishumba akazigeza i Kanani, ese abonye abayoboke yabayobora bigakunda? Abayoboke mu idini se yego, cyase mu rusengero mwicaci gutyo abo rukira. Uwitwa Benhin yakoze divorce bwa mbere, asurana na wa mugore bakoze divorce, barongera bakora ubukwe, n'ubu bongeye bakora divorce. Nimba ntabimbizi nabi cyangwa neza, ariko urumva divorce yo yabayeho. François Hollande yakoze divorce akiri president. Uyu nguyu wo muri nuza muri haryo butuyitaye muri Canada yakoze divorce, Justin Trudeau. Ni ikibazo cy'imyumvire, ni level of thinking and the school of thought they belong to.
ntabwo ibyo bintu nabivuze nta nubwo bimfata mba numva gusa se nabwira ngo iki nyine ni nka bwa bugaturika n'ubudive n'ubwa ADPR buri muntu wese aba yumva akomeye ku byo yizera yumva ari byo bya danje ariko burya ubwenge ni ukubasha kubana n'abasilamu n'abadive n'abadeperi n'abaki bose mukabana en parfaite harmonie kandi uzi ko batizera ibyo wizera ariko mukagira aho muhurira mukagira aho muhuriza imbaraga mukagira ikintu mukora gifitiye inyungu sosiyete nyarwanda cyangwa sosiyete y'akarere sosiyete nyafurika sosiyete y'isi. Okay, uti ubwenge ni ukumenya kubana n'abo bantu basengera mu macaca se mu masengero agiye atandukanye yego none ibyo mwizera bitandukanye mu by'iyobokamana cyangwa mu by'urushako ntibibabuze guhuriza imbaraga hamwe. Ubwo abantu bahita babibaza bati niba ufite ubushobozi bwo ufite imbaraga zo kubana n'abantu bafite imyemerere itandukanye ese umugore umwe yakunaniye gute ku imyemerere ye cyangwa se imiterere ye yatumye mutandukana cyangwa se bashobora no kuba ese batandukanye ni iki cyatumye batandukana? Iyo turi gukorera hamwe turi abantu benshi haba harimo abemera kudivorce n'abatabyemera ariko tugahuriza hamwe wenda tukazamura GDP tugahuriza hamwe tugakora knowledge based export oriented cost friendly zero transport production. Ayo magambo ntibibaze impamvu muze ari maremare cyane ninge wayahimbye kandi afite icyo asobanuye cyatuma Afrika igihugu kimwe cya Afrika kibasha kwiteza imbere. Noneho rero ariko kubana n'umuntu mu nzimwe mu rugo rumwe mu buriro bumwe hari abari mu ngo batishimye kubera ko doctrine yabo philosophy zabo beliefs zabo zibabwira ngo urihambira mpaka ukubitira isoka ngo niko zubakwa n'ibindi bitandukanye. Umuntu umwe yaravuze ngo tout le monde croit ce qu'il arrange nimba ari byo yahisemo kwizera ukaba witeguye no kubipfira no kubipfiramo cyangwa si kubaho bya bindi twavuze ngo bamwe bati cyambere n'amafaranga nyavuga ni cyambere n'abantu icyambere n'urukundo n'intege cya kabiri n'ubuzima kandi n'umunezero cya gatatu n'ubwenge na influence cya kane n'abantu n'imbaraga cya power cya gatanu kikaba amafaranga. Uko kuntu dutekereza bitandukanye hari umva icyambere n'amafaranga bishobora kugena uwo nashaka n'uwo yashaka bishobora kugena niba natandukana cyangwa se niba ntatandukana ariko mu bintu by'ubupfapfa n'ubupfayo ngo bibaho ni ukuba nimba wizerera mu kudatandukana ushaka kuba intereka hejuru uri umunyagitugu uri injiji ntago wubahiriza human rights you are not a man of freedom kubera ko ntago ushobora kuza umfatireho free ngo ushake kumbaho nk'ukubaho byagenze gute se donc urashaka ko nimba ubyemera gutya hari byo duhuriraho kwica n'ibibi ibyo tubihuraho twese ariko nanone hari ibintu utaza ku influencing urugero umuntu washaka kubwira ngo umuntu nagutera mu nzu ukamwumva yinjira mu muryango uzace mu idirishya wirukanka cyane cyane numenya ko yaguteranya umuhoro ndababwira ati niba yaguteranya umuhoro fata ishoka mwana ahari gucukurira nugira amahirwe abanza umutwe ariko hari igihe abanza y'umutumba urumva ko nubwo twese twemera ko kwica ari bibi ariko aho nakica naho we wakica ntago twahuriye. Hari umuntu ati ukoze kuri mama nakurangiza undi akavuga ati niyo nasanga mama umaze kumukuraho umutwe nahamagara leta ariko twese tukahura ku kintu kimwe kwica ni bibi. Yego bari bake aho n'uburyo kiwitwara aho niyo nakubwiye ngo ni different philosophies n'uburyo witwara iyo ugeze muri situation runaka zitandukanye different philosophies. Umuntu avuga ati kurwanya leta ni bibi undi akavuga ati mwana leta mbonye hari mirongo yarenga nkayivudukana nk'urugero leta yose yategura genocide twahurira hejuru mu kirere ubwo mani magambo ubwo napfa mu bambere ntago wapanga kurimbura abantu ngo ngewe ngo nicare hariya ngo nkurebere aho ngaho ubwo warangiye kurenga imirongo ituma kuko nige sinemera yuko leta igomba gushyira abaturage imirongo itukura ahubwo abaturage bagomba kubanza bagashyiraho leta imirongo itukura none muri ya mirongo itukura mwayishyiriyeho namwe yaba itarayirenga ikabashyiriraho itukura igomba kubajyaniraho mageragere ariko nayo ikabizi ngo nibarenga izi mbago n'izi nkiko tuzabavudukana kuko nitwe twabashyizeho ndi umuntu wizerera muri constitution byatari constitution nyisoma nkuko nsoma Bibiliya mwani magambo mu buryo buhoraho ingingo ya mbere avuga article ya mbere avuga ngo ubutegetsi butangwa n'abaturage bisobanuye ngo ubutanga nawe ubwambura ubutwara umuntu kuri pepe yabikubwira umugabo umushyira kuri pepe nawe umukuraho atanareze cyangwa atanateye imigeri
biranavuze nimba ubutegetsi butangwa n'abaturage nizera ko n'abaturage mu gihe tubona buri gukoreshwa nabi twabubambura ababufite ibyo byizeranye urumva ariko abantu batinya gupfa itavuga ati mwana leta ibifite SMG ibifite AK47 na bayoneti n'agashoka yego nyine ni natwe tuba twarabibahaye by the way ariko urumva nyine ibibazo abaturage ku kibazo nyine cya divorce yawe ntabwo ikibazo cya divorce kireka uko nguko niba batabyumva nanjye sinumva uburyo batabyumva nta gisobanuro gihambaye ugomba kubibonaho kuko urumva ngo nimba batabyumva kandi bakaba bumva ku bwabo nakabaye nisumeta ku byo batekereza ni abanyagitugu abo baturage nubwo nta buyobozi bafite cyangwa ubutegetsi ni abanyagitugu ni injiji kuko njyewe nk'urugero sinywa inzoga ariko sindicira ngo numve nabuze umuntu kugira gute kuyigotomera mu gihe yaba itamwangiza mu buryo butandukanye cyangwa se ngo imutere kwangiza societe mu magambo makeya uko niko kuba liberal indemocrate a freedom man mfite ibyo nemera mfite ibyo ntekereza ariko ngomba kuba mu isi irimo abantu bafite ibindi bemera kandi imana niyo yashyizeho cyangwa se imana ikunda iyo diversity ushobora kuba mu idini ryambara ibigera ku birenge akaba n'idini ry'abambara bucikopa bashyize na tatuwaje ku itako b'abakobwa ariko ntujye wicara ngo wumve ko ryacu we wahisemo aho ngaho niho hakubereye heza ubwo ibyo bijyanishe nyine nabumva ko batadivosinga n'ibindi we nshobora no kugira umuntu inama ahubwo nta divorcing ndi no mu bantu bagira inama abantu benshi badivorce kubera iki kubera yuko it's anchored in principles biba byubakiye cyangwa bicometswe muri principe hakaba mu bwende rero mwana cyangwa se yajya no gutandukana n'umwana ubanze ukonsidere iyi ngaruka yo gutandukana kuko hari ingaruka ziri social et psychologique utari dodging ubanze ubitekerezeho before you decide ejo akambwira ati nabitekereje numva nta mpamvu yo gufata iyo decision kuko wamumuye amaso hakaba n'undi none ngira inama ariko ngani nge numva watandukana ariko I'm not advising you I'm counseling you and the counselor does not tell you what to do ariko nimba wumva gutya na gutya na gutya utekereze gutya na gutya niba ufashe umwanzuro wo gutandukana no one will judge you we still love you uzaba ukiri umuntu w'agaciro muri society babyita counseling nese mutaba kariyo yawe ibyo se nka byabiri niba ngo ntago washumba abantu buse Donald Trump ntago ayoboye Elon Musk nuko ari ahaka muri IT cyangwa iki none se ntihari abayobozi baba barabakene barangiza ko abakene bakaba bayoboye ibihugu birimo ababilioniers icyo gihe umuntu yavuze ngo Yesu mwisi ntago yari afite ibintu byinshi ariko aratuyoboye kandi atuyoboye neza uburyo leadership abantu bayifata nyine n'abantu badasobanukiwe wisdom ko ntago waba a leader without wisdom ntago waba umuyobozi udafite ubwenge ndeza no kugira ngo ube umuyobozi ugomba kuba ufite ikintu cyitwa urukundo kuba ugiye kuyobora icya kabiri n'ubwenge the leader must be the smartest thinker in the room or someone who recognizes smart thinking idea when he sees one aho nyine hatabitandukana n'amarobo aranda ibishyimbo kuko ugomba kuba ufite ibitekerezo binyaruka cyane bibanguka cyane bakubwiye ngo umuhanda ugomba kutajyamo ibitaka kandi uri kubona umurimo urimo ibishyimbo ari gutuma haza ibitaka ahubwo ushobora guhita uvuga uti noneho reka dushyireho ubundi buryo bwo kwiyaranja mu gihe ibishyimbo utegereje ko byera ariko ukavuga uti reka ducukura akantu k'akaringoti cyangwa se reka turandure ibishyimbo kuri metero imwe yonyine handi tubiranduye dushyiramo akantu k'akaringoti amazi azajya azamo n'ibitaka bikajyamo imvura n'iyigigwa bya bitaka tuze tubivanemo tubishyire ku ruhande kugira ngo n'ubundi bitaka bitajya muri kaburimbo ariko still n'ubundi ibishyimbo bitarandurwa then ariko ukabwira umuturage uti ibishyimbo nibirange nibivamo ntabwo uzongera guhingamo umva kandi kana ariko iyo uri umunyapolitike mwiza iyo ibishyimbo bivuyemo uharaza nk'umwaka wose utarashyira pasiparumu akana akomeje uharaza umwaka utarashyira pasiparumu kuko nanone kwirinda yuko umuntu avuga ngo ahantu ntahoze ibishyimbo akabashyize ibyatsi we ucishemo umwaka kuko ubwonko bw'abantu umwaka uzajya kugera mbese batakibuka ko hahozemo ibishyimbo uri kujonga ko ubundi politike ijongera n'amarangamutima y'abaturage nubona umuntu ukubwira yuko
nabyanditse muri article nanditse kuri Facebook, nubona umuntu ufata ko kurandura ibishyimbo atari decision majeure y'umunyapolitike, uzamubwira utereka politike n'ubuyobozi ujye gucuruza amasanduku mu gakiriro kabisa, ukorera business uvuga ati nimba yapfuye tukugabanyiriza, nongera upfusha ubwo uzagaruka tukugabanyiriza ko uzabona umukiriya uhoraho, kuko aho ngaho it's business, umuhaye produit aguhaye amafaranga bira, ariko kuyobora abantu. Okay, there is a difference between managers and leaders. Urugero mu karere nimba wumva kurandura ibishyimbo atari decision majeure, jya kuba gitifu w'akarere kuko we ni manager, ariko wiba meya w'akarere. Meya we ni leader, ayoboye body. Nujya mu cyama genda ube SG w'icyama nimba udashaka kwita ku marangamutima y'abaturage, ariko ntiwiba chairman w'icyama, kuko chairman is the leadership position. Leadership is doing the right thing and management is doing the right thing right. Niyo mpamvu Total igira bita chairman of the board, ikagira na CEO. CEO areba n'imibare, charts, nyine figures, n'ibindi. Ntago CEO wa Total yagena nimba Total igiye kuva mu bintu byo kujya icukura gaze muri Cabo Delgado ngo ive no mu bintu bya petroli ngo wenda itangire gukora phones, kandi Total yakora phone buriya z'amasmart ahubwo ukasanga na Apple irayitinya cyangwa se Samsung isigaye yihabuka. Ariko uwo mwanzuro to do the right thing wo kuva mu kintu cya gaze no kuba wenda ngo reka tujye gucukura wenda gaze yo muri Cabo Delgado, bifatwa umwanzuro na chairman of the board, noneho CEO we agahita afata team yakabwa ati noneho mukore inyigo y'uburyo tuzajya gucukura hariya. Uwo CEO ni ushobora kuvuga ati ariko gucukura hariya biradusaba kugira ngo RDF ni hataboneka force kuyicukurira, ntago bire bukunde ko as the CEO, ariko CEO ntago ari waradecidinze ko bajya gucukurayo, biba byaradecidinzwe with the chairman, the leader. So wenda ngarutse navuga ngo umuntu wumva yuko umuntu atayobora abantu kubera ko yadivosinze kandi bo batadivosinze, natubwira ukuntu padiri, papa na kardinali na musenyeri bayobora badafite abagore kandi bakayobora abantu bafite abagore kandi bakanabagira inama z'urushako kandi zikabakorera. Noneho mutaba, this is what wisdom is. Kugira ngo tunave kuri icyo kibazo bahita bibaza ngo ni iki cyatumye uhitamo gukora divorce. Ntago bibareba nimba nkurikiye n'uburyo barinjije kuko nabwiye they are ignorant, they don't know how human rights works, they are not democrat, na abadiktateri. Ubwo rero ari abadiktateri, fight terrorism with terrorism, reka nanjye mbaza n'ubu diktateri ntibibareba. Iyo nza gusanga ari abantu bari open minded nari kubasubiza at least, ariko reka mbivugemo ijambo rimwe, I owe you respect, incompatibility mu kinyarwanda ubwo incompatibilité philosophique. Urumva umuturage uri Nyabitekeri, urugero umuturage wa Nyabitekeri arakura iki atajya guhinga dodo akaba ashaka kumenya impamvu mutabazi yatandukanye. Umuturage wa Nyabitekeri utamuteretseho urusyo, reka tuzana b'i Kigali nimba ataragiye mu ishuri najye mu kwihugura yige, cyangwa agiye muri club speak. Niyo mpamvu ikiganiro twahisemo kugikora mu Rwanda, duteza imbere kwiga, kandi umwana wa primaire abadidibuza urwongereza. Incompatibilité philosophique ni mu Gifaransa, philosophical incompatibility. Ntabwo ndi burengaho. Nobango ikiganiro twahisemo kugikora mu Kinyarwanda, kandi ngo ntago ari byiza kuvanga indimi. Inde wabivuze ko atari byiza? Wabivuze tujye tubitorera, wabivuze niko yabitekerezaga. Cyangwa se si byiza kuvanga indimi igihe uri kubwira abantu, abanyarwanda bose, abanyarwanda bose. Yego, ngero nabo ndi kubwira bose n'ikimenyimenyi, bajya views miliyoni 14. Wamwumvije ariko umuhungu bashinja yuko atajya buri bisubizo. Naho nagarukiye. Hanyuma ubwo nza hano ndagufatira kugira tubimenye. Ngo numfata ndanyerera, ndabizi ko ndi bunyerere. Okay, ubwo ujye gutuma dukomeza kuri yo sije. Noneho wabonye divorce barayiguhaye? Ndakubwiye ko ari 2025 byasojwe. Okay, hari impamvu rero batanga kugira ngo umuntu bamuhe divorce. Niwe wayisabye n'umugore wayisabye?
ko nakubwiye ko bitabareba nka kubonjyamo akantu kavuga ngo incompatibilité philosophique waretse tukabirekeraho, no kuvuga ngo noneho ibindi tukabigira iby'amatsiko. Nazabwira umuntu w'inshuti yanjye akadasohoka twicaranye turimo dusangira, dore ko aba bantu ushaka kunkuramo amakuru yanjye yose na privacy zanjye zose. Hari umuntu kera wavuze ngo nonzo nyo sibiya yo Pasika igeze mbona batampa ku mwana w'intama ngo tuwusangire. Impamvu tubanye mu buryo bw'akadasohoka bwatuma mbamenera amabanga yanjye, ariko nubaha urugo n'umuntu mwabanye niyo mwatandukana, ni byiza kutagira byinshi divulguer secret de la famille, byinshi ubasha gushyira ku karubanda, byinshi ntago ari sawa. Abana babayeho bateye uyu munsi mu nshingano zo zirakomeza. Nta muntu divorcinga ku nshingano afite ku bana, zirakomeza ukazikora, waba utazikoze kamera nkuko n'ubundi rwa wari kuburubamo ukaba utazikoze, nyine umutima uragukomanga ukaba ugomba gushaka uburyo uzuza inshingano. Yego, ubwo waruvuze uti ndi no mu rugendo rwo kongera gushaka urugo, gushinga urugo. Ntibikwiye ko umuntu aba wenyine. Ibyo tubyitega ryari? Ese uzanadutumira 2026? So uyu mwaka ze tariki 8 z'ukwa 8, ariko ndacyabisengera. Buretse subira wa mugani wa mutabaruka, subiramo ko kantu 8 z'ukwa 8, ariko ndacyabisengera. Namenye yuko ngo jari ya garden ngo ishobora kubihenze kurenza intare ya Rena, ubu ntangiye kumenya ibyo biciro. Naho ndi kubaririza iby'ibiciro, booking this and that, ariko Yesu ni umwami. None se wavuze ngo ntabwo urabona sheri, uri kubariza ibiciro bya hano uko buzabera, gutubariza ibiciro mbere yo gushaka uwo muzahajyana? Ko byamera kose ibyo nakubwiye birahagije. Kabiri, abo twabibwiye nabo bafite ubwonko bwo gutekereza, wibatekerereza. Niyo mpamvu na education itugora. Uri umwarimu ashaka gutekereza nkandi, wowe ibyo bafite birabahagije. Kabiri, cyane yuko numva birenze ibyo bakabaye kuba babwirwa. Gatatu, nubwo muze ngo ni 8 z'ukwa 8, hari yo wasanga mu bari kudukurikira harimo umwe wenyine uzabwatendinga. Kabiri, ugasanga uzabwatendinga atatwerereye, waretse tukajya kuzindi sije ko buriya ibyo kuvuga biba byinshi. Umuntu regabamo ni igitabo kinini kibamo page nyinshi na chapitre nyinshi. Nabanga uruvuze education, nibuka ko twiga itangazamakuru baratubwira ngo umunyamakuru ntabwo arema inkuru, ariko ni umuhuza w'abaturage na leta. Ubwo rero wowe aka kanya urajya mu mwanya wa leta, nubwo utari kuri urwo rwego, ariko ubwo ngewe ndi hagati y'abaturage nawe. Ngaho rero mbaze izamuka ry'ibiciro, mbaze gahunda z'idodo, mbaze gahunda y'abamotari, nyine mbaze ibintu by'abaturage biri mu nyungu rusange. Kandi nkubwira ko ntabwo ushobora kubona umuyobozi uretse ko His Excellence aherutse gusubiza abantu bavuga ngo ntahari ngararwaye n'iki, ariko urebye interview y'isaha yari afitanye na François Soude Jeune Afrique, akantu k'ubuzima bwe yakavuzeho nko mu masegonda 10 yonyine cyangwa 30. Bivuze ngo ntago waba umuyobozi ngo ujye wirwa uvuga ku buzima bwawe, icyo gihe waba uhindutse nk'umukinnyi wa filime, aho nyine umuntu wo muri showbiz, aho ubuzima bwawe bwahindutse a subject of entertaining some other people. Ariko public figure nuko bigenda rimwe na rimwe tuba dufite amatsiko yo kumenya ibyo. Umunyamakuru mwiza iby'ubuzima bwe ubimaraho 1/10 kigiye muri buvugane. Yego, kiretse ku ruhande rumwe nakubwiye ngo ari umuntu ucuruza image ye, nko kuvuga ngo aba bantu buriya uyu my favorite Miss ibihe byose avuga ngo ntago amafaranga yakuye bibereba abantu, we ntago ari mukuri. Kuko nimba hari nk'abantu bagwendekira cyo kwamamaza nk'umumodo cyangwa se nk'umu influencer, umumisi, bakigwa kubera ko ufite followership. Bityo rero iyo followership ntago wajya kwibwira ngo ntago bibareba, kandi ari nayo product ubundi ucuruza wowe. Mwani magambo, nimba bagwayikira bakagukwishyura $300,000 uri Bruce Melody, niye maruje kubacuruza your followers. Bityo rero your followers nibo ba boss bawe, ntago ushobora kubabwira ngo ntago ibi bintu ibi bibareba, ibyo ntago byaba. Ariko nanone umurideri haba hari ibintu byinshi wenda ashobora no gukomoza ku buzima bwe mugamije kwedika society, ariko si impamvu yo kwinjira muri privacy
with details. Uzima aho waba nanone ugiye kwisenya no gusenya your family, kuko famille ntabwo irangirira ko mubana gusa, famille igera ku babyeyi bawe, ku bavandimwe bawe, n'uzashaka nawe ari igihe ibyo bintu uri kuvuga ugomba kubiyungurura neza. Yego niba unakomeje wakoze divorce, ibyo ni ngombwa yuko sosiyete ibimenya ko bana narayikoze. Wayikoze kubera iki? Ukavuga ngo that's my privacy, umunyamakuru nawe akabyubaha kumva ko it's your privacy. Ariko kuri arumbaje ngo ninde watse divorce yakwa n'umuntu mategeko bongeyemo akagingo kayi kavuga ngo iyo umwe muri babiri abona bitagishobotse kubana, ubwo hagati yacu babiri uwabonye bitagishobotse kubana, ariko bikaba biri mu mbago z'icyitwa umuhezo, cyane ko naburaniye mu muhezo. Ego ibintu byose by'umuryango aba ari umuhezo. Wowe waburaniye mu muhezo? None umuntu gute umuntu nyine yinjira akamenya? Niyo mpamvu tutamenyeje ibyawe tubana ku karubanda ariko tugatandukana mu muhezo. Niyo mpamvu utadukinisha. Ego none nuba ngo waruvuze uti donc abantu bakamenya ngo ubwo hagataho kuko nzimuje abantu bazaza ku tariki 8 tukabana mu birori, batangire banyandikire babe updated, nyine batangire bambwira ati turumva dushaka kuzaba duhari, ubwo keep us updated, cyase muzajye muduha updates. Niyo ngo itariki icyo kire gitambutse, itariki ni bayandike, cyane ko arabura amezi 4. Itariki ni bayandike aho ngaho bashinga amuhati. Ngira ngo tugera no ku musozi, impamvu donc icyari kigenderewe kuri iki kiganiro hari kuvuga ngo ese umuntu wakoze divorce, donc umuntu wari umukozi w'Imana, donc umuntu umusangiza w'amagambo w'ijambo ry'Imana, nacyo nyongereho, ese wakoze divorce yakwigisha abantu akayobora mu nzira igana Imana? Ni ubundi niyo mpamvu navuze ngo ibibazo byawe reka ndikubaze abantu be kujya baravuga ngo ibyo rero igisubizo cyabyo kiravuga ngo biterwa n'ibyo abo bantu uyobora bizera, nawe ubayobora wizera. Mu myizerere habamo diversity, kandi izo diversity ni nziza. Buri muntu wese rero najya aho yibona, buri wese afite amahitamo ye. Hari umuntu uvuze ngo nindagize ikiganiro ngure kofi kuko ari kumva ndi kuvuga ibintu by'abagabo. Sinabwo ngo nta mudokiteri ndabona umpinga. Abantu muri comment baba bandika y'amagambo usanga batashoboye kugura kofi. Ego nuvuga ngo urumva ntawe ushobora byose, ushoboye kuvuga nyine nibyo ngibyo ashoboye, ushoboye kwandika comment nibyo ngibyo, kandi usanga yandika comment utamubwira ngo fata mikoro nawe tubwire. Urumva rero hari n'abandi ngo ngiye gusubiza ibyo umuntu nawe wananiwe kuza kudefanda ibitekerezo bye. Hari n'abandi njya mbona ngo nge nanga sipiro, nge gutyo ugasanga niyo comment ye nibyo yishoboreye byonyine. Ariko rero uyu muntu mbwenga ngurire kofi, ndabona ku modoka yanditse ngo Green Hanga Limited. Siyiwanyu karimo technology. Gusa siyiwanyu Gicumbi. Aka kantu karimo Gicumbi wacu. Oya nagari Green Gicumbi. Green Hanga handitseho telefone muzabaza akantu bakora, ndabona gafite ikoranabuhanga. Hamugabo ko kuri hari no gutajya muri kamera. Kano kantu gakora iki? Kano kantu ndabona ko gafite technology. Nimba buri koresha ibicanwa bike, kandi Trump bari kumurasira muri Iran. Mu mwandikira basobanura ibindi ntago mbizi. Ni 079 ukabura 013 74 05 nuri kuma mikoro mugure kofi. Imina okay voilà. Ibintu byajemo kofi ntukabikinire. Ntugakire n'amafaranga. Oyo urabwiye ngo umuntu agwaye ngo miliyoni 50 ngo mutize boyfriend ngamurarane ngo wabyemera. Ngirene nguvuza ngaye ngo miliyoni 50, ariko ntimugakine n'amafaranga. Kuri miliyoni 50 ngo nana mu muhango imyaka 5 narenzaho na nyina. Ugasanga rero abantu nk'aba bari beza, abantu bakunda ibyo dukora bakanabishyigikira, kandi n'abadukurikiye nzi ko badukunda, kandi igihe kimwe nabo bazadushyigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So rero bino byo kuyobora amateraniro, gutwebera abakristo, hari abizerera mu munsi wa gatandatu cyangwa se munsi wa 7 witwa isabato, abandi bakumva ko nta kibazo. Hari abizerera mu kuvuga indimi, abandi bati ntibyakunda. Hari n'abizerera mu kudatandukana kw'abantu b'abakozi b'Imana. Kimwe cyo twamenye, utandukana bigira ingaruka runaka.
inzira ntibwira umugenzi ubaye uri uzamenya ikiri imbere ngo nimba uruciye hasi utamenya ikiri uri imbere si ibintu nk'ibyo ngibyo wahitamo uzi neza ko bizaba akaramata to be clear. Ariko nanone Paulo avuga neza ubwo yashyigikiraga icyitwa divorce mu rwa mbere rw'Abikorino aravuga ngo nimba umuntu mubana ubona ashaka gutana murekatane kuko because Imana yaduhamagariye amahoro. Bivuze ngo urugo rutarimo amahoro mu buryo buhoraho mu buryo mukagoragoza mugasenga mukagisha inama mbese njye nabonye umugore wavuze ngo umugabo babanaga yatumye agira stroke mbona ikiganiro avuga ko yagize stroke kandi birangira na divorce baye barabadeperi birangira wa mugore apfuye mu by'ukuri nk'uyu mupasiteri nakamurambitse hasi nakamutatura ibiti wakabaye umuntu yaraje akamubwira ngo tandukana n'uyu muntu bitazakugiraho ingaruka z'ubuzima cyangwa se nge pasiteri sinagufasha birenze jya gushaka therapist yazanagaruka mu rusengero atarajya kureba therapist ukamubwira uti nzanaguca ku igaburo kubera ko uri kubungabunga ubuzima bwe uko niko kuba muri deri mwiza no mu by'imyizerere. Yego ariko mutabara hari ukuntu bajya bavuga ngo wirukana umugore umira igufu kazana uri mire bunguri ntabwo izo mpungenge ujya uzigira kandi bakavuga ngo umuntu ntagatenye ishyamba atinya ahubwo icyo yahuriyemo naryo. uragira ngo ntinye gushaka uragira ngo numve ko utandukanye yumve ko yashaka umubi ibyo nabyitaye ko ugomba gutsinda ubwoba. Umuntu wakoze business agahomba uko nacuruje korota ya Kongo nkayihomberamo muri ahagana muri za 2008 9 byari bivuze ngo nta gindi business nzafungura oya ndayifungura iyo business nimara kuyifungura ishobora no kumhombera kurenza ya mbere ushobora nko guhagarika business wakuraga amayiseta ugasagurira senkano uti nahagije iyo ugiyemo noneho ukajya n'ayiseta ariko si impamvu nanone kuri business injira senkani uri umuntu w'umugabo uzi ko atatosha urugo. Yego there is something we call to take the risk. Ariko kubyo kubaka umuryango byo ni ibintu byo kwitondera ahubwo iyo watandukanye waravanyemo ubwenge ku buryo iyo bigeze mu kurambagiza ubu mvugana n'umuntu iminota 15 amaze kumenya ko twaza cyatahuza kuko uba waramaze kwimenya no kumenya uwo wahuza no mutahuza no kumenya utuntu dutoya dusa n'utagaragarira abandi nyine ni umuntu yafite experience mu kurinda umutekano ashobora kuitamenya nimba igisambo kibya agatamenya hari bushakira agatamenya hari bubarize kandi ukabona aragifashe nyine experience ça compte. Ngo ubwiza bw'abasore ni imbaraga zabo ariko ubwiza ngo bw'abasaza ni imvi zabo biraye icyongereza bavuga ni experience and wisdom. Byaba ari gitangaza utandukanye ariko ntubikuremo wisdom iguhagije kugira ngo noneho uzubaka ubutaha uzaruhitemo neza kandi uzanarwitwaremo neza ngamakosa wakoze mu Rwanda utazayakora mu rwa kabiri kuko guhitamo neza no kugira ngo ayo bagukoreye mu Rwanda utazayakorerwa mu rwa kabiri cyangwa kudahuza kwabaye kutazabaho mu rwa kabiri ariko noneho no ku ruhande rwawe. Yego none tugera ku musozo kuko tugiye kuvuga bo bwakwira bugake ariko tugera ku musozo nicyo babwira abantu badukurikiye yaba urumva twahuje ikintu gisa na divorce niyobokamana ibintu nk'ibyo donc tunibana no ku munsi wa Pasika nicyo babwira abantu kuri uyu munsi wa Pasika abantu bari donc bon impungenge zo bazakomeza kuzigira niba bazakomeza kubikugiraho ubwo ntago bizigera bishira ariko mu magambo make nicyo bababwira bijyanye nicyo twaturi kuganiraho. Pasika turi kwiziza ko Yezu yadupfiriye nta cyaha yakoze kugira ngo twese tubeho ubudapfa. Namwe ni mugende mupfire baturanyi banyu mureke gupfira abanyoko kuko byo murabizi cyane niyo mpamvu mwirwa murya ruswa kugira ngo abana banyu bige muri Harvard. Mugende mushyire imbere inyungu z'abandi ngo wanga ubugingo bwazabubona muzashiduka mwana akize cyase nunagira make ariko uyatungemo amahoro n'umunezero bituma wumva ubuzima bwawe bubyibushye buryoshye bukuguye neza nujya no kugenda uzavuge ngo narwanye intambara nziza. Rero ikinabwira abantu
ntabwo Yesu yigeze arwana kugira ngo yitwe umutambyi mukuru, ntabwo Yesu yigeze arwana ama positions. Mureke kurwanira imyanya, ahubwo murwanire gupfira abanyarwanda. Mushyire imbaraga mu guterura ibindi by'abanyarwanda, mushyire imbaraga no kwitwa abateruzi b'ibi bindi, kuruta ahubwo ko washaka ko witwa gitangaza, kizigenza, uvuga rikijyana. Oya, bishobotse ko njye Mutabazi natuma ifaranga ry'u Rwanda ritangira kuvunja, idolari rikavunja amanyarwanda 500, ariko bakambwira bati ibyo nubasha, Imana ikambwira ngo kugira ngo ibyo ubigereho biravuga ngo uzaba umushomeri kugeza upfuye, ariko muri ubwo bushomeri bwawe inflation uzayikubita uyangabaza n'ibindi. Navuga ngo ubwo ari byo birimo inyungu z'abanyarwanda, ubwo kuhabwa imyanya za Yellow Paper byatuma ntagabanya iyo inflation, ndahitamo inyungu z'abanyarwanda. Njyewe uyu muntu unguriye kofi n'undi azangurira indi kofi, kuko abantu baruta amafaranga cyane. Y'abo bantu wahinduye ubuzima bwabo. Kuri Pascal ndababwiye ngo hindura ubuzima bw'abandi, naho wakena cyangwa naho wagira make aringaniye, cyangwa se iyo serivisi yo guhindura ubuzima bwabo ukagicagingaho udufaranga duke cyane, kugira ngo ukomeze kubona uko uhumeka, ukomeze no guhindura ubuzima bw'abandi, mube ubuzima buhindura abandi. Reka tugushimire cyane. Yego.